akababaro n'agahinda bikomeye cyane ku banyarwanda by'umwihariko abatuye mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru kubera ko hamaze kwitaba Imana abantu 109 kugeza aka kanya ku isaa sita zuzuye. Niyo makuru dukesha umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François nk'uko amaze kubitangaza kuri RTV Rwanda. Mukomeze mwihangane cyane, ni inkangu yatewe n'imvura ikabije cyane yareguye ku ijoro ryo kuri uyu wa gatatu z'ukuru wa kabiri twese kwa gatanu 2023 ubwo yabaga ari nyinshi cyane igahitana abasaga 109. Yo mubare tumaze kubona akanya mukomeze mwihangane.